nza kuhava nyine ntashye ngeze mu cyaro nanone numva ubuzima bwabo buranze ndongera nshaka akazi nibwo najyaga kuri uwo mumama wambereye mubi. Uwo mama we rero yaje kunyirukana ari nijoro, aranyirukana kandi sinzi iyo ndi bwerekeze, hari nijoro nta n'amafaranga nari mfite, yarampaye 1000. ngo se wari wakoze iki kugira ngo ntacyo pe, ahubwo yari umuntu w'umugome, yari umugome cyane ku buryo utari kugera mu gikoni. Umuhungu watekaga yarategaga agatereka nk'ariya, uwo mama akaba ari uza kwarurira abantu. Umwana mukuru agize imyaka 5 nza gutwita indi ndambyara, mwite inda ya kabiri, noneho yiga gusasa ubundi buri. Kandi turi kubaka ahantu turi kongeraho indi nzu, twongeraho ikindi cyumba. Kimaze kuzura nibwo yafashe iki cyumba gishyashya kijyamo. isasuko Nyoberwa ibibaye, buriya rero utegera ababyeyi numenya n'uwo wagisha inama, ngira ngo niko zubakwa ndatuzi. ntiwagira n'umuntu uganiriza nta ibyawe nabibwiye, abo se babivuga gute? Hanyuma rero amezi 2 arashira 3, kandi hanze aseka nyishimira mu bantu, kabona nta kibazo gihari. Ariko yagera mu rugo kagira ngo n'undi muntu uje, kaza yafunze isura, yanduranya, atongana ngo ibi n'ibi byapfuye gutya. Ndarunguruka urahengeza ndahengeza nsanga nyine bari mu byabo. urabibona neza n'amaso yawe cyane rwose, barabizi ko namubonye, barabizi bose. N'uwo mukobwa nawe mubwiye yasohotse, ko yasohotse nkihari. Nyine urumva nababonye birancanga, ndavuga ati Mana, kuko ibi ni ibiki bimbayeho. ukibabona wowe nta no gusunika urugi cyangwa no kuvuga ati nababonye. Oya, ntabwo nasunitse, ntanijya navuze ngo nababaye, ahubwo narahasengeye isengesho bature ibintu nyine bizabakurikirana. ubwo se wabonye imbaraga zigukura aho ngaho zarahankuye uri kubireba. buriya Yesu atanga imbaraga. Biriya bintu iyo bikugezeho usenga ubasha kuyakira. nk'uko bisanzwe wahisemo neza ko kudukurikira iki kiganiro cyacu. Uyu munsi dufite umutumirwa agiye kuduha ubuhamya. Ubuhamya ni bwiza, bushobora kukwigisha cyangwa bukaguha impanuro cyangwa se bukakuvura igikomere. Uyu munsi rero tugiye kwakira umubyeyi, agiye gutangira twibwira. Nizere ko nawe hari icyo ugiye gukura muri ubu buhamya. Ni karibu mu kiganiro, watangira twibwira, ukibwira abadukurikiye, hanyuma ugakomeza n'ubuhamya bwawe. Nitwa Mutuyimana Serafine, umumama w'abana 2. Ariko reka tubanze dusenge Imana izibane natwe. Mana, mu izina rya Yesu, turi imbere y'aka kanya. Ni ukuri tugiye kuganira n'abadukurikiye, ni benshi ku isi yose bazareba iki kiganiro. Turagutumiye Kristo ngo uzubane natwe, udushyigikire mu izina rya Yesu. Duhe kuvuga ibyo ushaka n'ibyo ushima, byagirira umumaro abazadukurikirana, kandi bikagira abo bihindura, ndetse bigakomeza n'abari mu bibazo. Ngwino ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze kudusengera. Ni karibu rero twakomeza. Ubundi ubuhamya bwanjye buhera mu bwana. Nabyutse namenye ubwenge mbona nta babyeyi mfite bombi. Mbona papa, mama yapfuye mfite nk'imyaka 4, intambara yabaye yarapfuye. Hanyuma rero dukura muri ubwo buzima, haciye iminsi papa azana undi mugore. Umugore araza abana natwe, nyine dukura ari we tubona. Ubwo ngubwo uwo mumama ariko ntabwo yatubereye umumama mwiza, yatubereye umwana mubi, ku buryo papa amuzanye yaratubwiye ngo mbazaniye mama wanyu, kuko twebwe tutari tuzi mama ngo ni iki, ariko kumva
mama wawe ukumva ni ibintu byiza. Wamuhamagara ati mama akagutuka akubwira ngo ntabwo ndi nyoko. Ubwo nyine tuhita tumenya ko atari mama, turabisobanukirwa. Njye na barumuna banjye bari inyuma nitwe tutari tubizi. Dukura gutyo nyine muri ubwo buzima, atubera umuntu mubi, inzara iratwica kandi hari ibiryo mu rugo. ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe nari maze aza kubana na papa, nari mfite nk'imyaka 10. Hanyuma rero ubwo agumya kuba mu rugo gutyo, ariko urumva afite bakuru banjye n'abasaza banjye bo bari bakuru, bari babisobanukiwe. Akatwima ibyo kurya cyane cyane, kuko urumva niyo ari kudukubita kuko hari bakuru bacu. Ariko nyine inzara ikatwica, aba yarafite icyumba agakinga, ibyo kurya akabifungirana, ukifuza ibijumba kandi umurima bihari. Ariko nyine tubaho kuko Imana yari yaratuvuzeho tutaravuka. Dukura muri ubwo buzima. Hanyuma rero umwana mutoya w'umuhererezi wacu, nzibagirwa ari umunsi yigeze kurira, kumwe umwana arira nyine abana kuri abanduranya. Umwana ari kurira bicaye ku ziko, atora igishirira giseseka mu kanwa ke. Ubwo ngubwo mukuru wanjye yari ahicaye, we yari mukuru. Ubwo bahise barwana, kuko urumva icyo kintu yari akoze nawe ntabwo bari kukihanganira. Ashyira mu kanwa k'umwana. K'umwana. Arangije rero bararwana cyane. Papa aje rero ari mu gitondo, yakoraga ahantu mu ruganda rw'icyayi, arareza muri urwo ruganda. Aje nyine umugore atangira kurira ari we, ko mukuru wanjye yamukubise. Abagabo rero sinzi, iyo bafite abagore bumva ari byose, ntabwo wamubwira ngo yagukubise, ngo ari umugore we ntabwo bikunda. Ubwo yadukiriye mukuru wanjye aramwirukankana ashaka kumukubita, atanumvise ikibazo uko bimeze. Ariko nyine tuba muri ubwo buzima. Igihe kigeze papa arapfa. Apfuye urumva uwo muka data ntabwo yari kuhaguma kuko nta n'umwana yari yahabyaye. Basaza banjye bari bamaze kuba bakuru, bahita bamubwira ngo agende, nyine aragenda. Ubwo nyine tubaho gutyo, njye nangira ubuzima, mpita njya kubana na mukuru wanjye. Mukuru wanjye niwe mukuru wacu, amaze gushaka baramuma ngo tubane, turabana. Ndahaba, ndahakurira mu buzima bugoye nyine bwo mu cyaro bukomeye. Ndibuka ko nari njya ku ishuri nta nkweto mfite, ubu inzara zanjye nyinshi zaratoshye bwa kabiri kuko zavuyemo kubera kugendesha ibirenge. Noneho njye natsitaraga cyane. Hanyuma bakambwira ngo ibyo bintu byo ntabwo bibona, kandi amano n'ubusanzwe amano asagira amaso, ariko kubera ko nta nkweto kandi uri umwana uri kwirukanka nyine, inzara zanjye hari amano avuyemo mu ishuri enye. Watsitara rugaturika rukagwa nk'ariya. Ariko ubu ndashimira Imana ko mfite inkweto zo gukora. Oya, zavuyemo kubera gutsitara. Ariko nyine ubuzima nk'ubwo mbukuriramo, mbubamo, mba kwa mukuru wanjye. Igihe kigeze haza gutera inzara, njya kwa masenge, mukuru wanjye yantumyeyo. Habagaho inzara kiriya gihe cya mbere, kandi abantu bakora ariko ukabona ahantu ntibeza. Ubwo mbere ushaka kuvuga ni? Sibo ndibuka umwaka, nari maze kugeraho imyaka 12. Ni mbere ya Jenoside? Oya, ni vuba. Mbere ya Jenoside ntabwo nayibonyeho. Oya. Hanyuma rero ngiye kwa masenge, nawe ntabwo yambereye mwiza, nubwo ari masenge. Yarankoresheje ku buryo yabaga ari guhinga n'abantu nka 5, undi inyuma yabo ntera intabire bakarangiza ndangije. Kandi ubwo ngiye nabanje kwahira ifumbire baza guhingiraho, marwarira imyate,
neza mpinduka nk'igikeri, ndwara amaga kubera kutisiga kandi mpora mu murima. ubwo ibyo birenge byawe byarwaye Yesu we, turaza ni kubishyira kuri Yesu kamera ugira neza. turaza kubishyira kuri kamera barebe ukuntu Oya ufite ibirenge ntubishyiremo, byiza. ntubishyiremo. Hanyuma rero ubwo buzima mbukuriramo gutyo, urumva nakuriye ahantu henshi kubera ubwo buzima bw'ubupfubyi, hamwe byanga ukajya ahandi. Bigezeho rero bakuru banjye baza kuntwara, basanga mbayeho nabaho kwa masenge, barantahana. Ndagenda niga gusoroma icyayi, nkajya nsoroma icyayi nkabona amafaranga. ubwo aho hari mu kahe karere aho mwasoromaga icyayi? Ubundi mvuka mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo, mu murenge wa Mata. Okay. ubwo ngubwo niga gusoroma icyayi, bakuru banjye bamwe bamaze gushaka, mukuru wanjye nkurikira we akajya asigara ahinga, njye nkajya gushaka amafaranga. Gezeho nyine tugakora, nyine tuba mu rugo turi imfubyi ariko tugakora. Noneho nza gushaka akazi nzi i Kigali 2006. Nza ncitse, nza batabizi, ndakora mara umwaka narawe n'inzira insubizayo kuko umuntu wari wanzanye yari yanyibye. ubwo waje gushaka akazi ko mu rugo? Ko mu rugo ndaza nkora akazi ko mu rugo ahantu mumara umwaka, ariko ntazi inzira izansubiza mu rugo kubera ko naje ndi muto, kandi naje mu modoka sinzi ngo naciye hehe. Birancanga, ariko uko ngenda ntindayo menya ubwenge, nyine nza kuzasobanukirwa uko batega bagataha. ubwo waje i Kigali ufite nk'imyaka ingahe? Yari ncitse ishuri mvuye niga mu wa kabiri. Primaire? Urumva navuye kwa masenge nsubira ku ishuri, ariko biranga, ntabwo wakwiga utariye. Njye navuye ku ishuri kubera inzara, nkaza ndwana mu nzira nkubita abantu, umuntu ufite umubyeyi uwo nzi ko afite nyina. Ubahora iki se? Nabahoraga ko bafite ba nyina, njye ntawe ngira. Noneho wakora ishyano wavuga ngo ubu mama yatetse ngo ndasanga byahiye, nakuvuga ko njyewe nakuvuga ko njyewe nta muntu ndi busange, ni ntamusanga nta kintu ndi buhasange. Inzara rero ituma mva mu ishuri, bituma ncika, nyine nigira i Kigali. Ngeze iyo myaka ndaza nshaka akazi nyine aho ngaho, ndahaba, bukeye ndataha, ndongera ndagaruka, ariko aho ngarutse aho nabaga ntabwo ariho nasubiye, njya gukora ahandi. Rero masanga umumama nawe utari mwiza. Aho se reka tubanze tuvuge aho ngaho hambere, ukihagera byari bimeze gute? Wahise ushobora akazi, wari uzi guteka se byari bimeze gute? Wari uzi imirimo yo mu rugo? Yari umuntu mwiza uwo mumama, hari abantu bazima, yaramfashije aranyigisha. Uziye ko ntakoraga njye nareraga abana, hari uteka. Ndumva ntabwo byari bigoye, kwari ukunyigisha ibintu by'amasuku, gufura ibintu nk'ibyo. Ariko nza kugira ibyago icyo gihe, badahari haza umuntu yigira umushyitsi. Niyo mpamvu ko Imana yabanye nanjye kuva kera. Yari umusore ungana nko ku kameramani angana, araza yigira umushyitsi, natinyaga abahungu. Noneho arambwira ati ndi mwene wabona abantu ba hano, kandi yari umujura. Noneho kubera ko ni nyabahungu, ndavuga ati niba ari umushyitsi mwereka, nyine ahita ambwira nimuhe amazi ajye muri dushe. Ndayamuha ajya muri dushe, ariko njyewe nanga kujya mu nzu ngo atamfata. Njya ku irembo nk'aha ngaha kuri geti, kumbi wari mu nzu ari kwirebera ibyo ari butware. Wowe wahaye karibu umujura? Nyine ngo ni umushyitsi utabizi. Urumva nyine no kuba ari bwo kiva mu cyaro, nta bintu byinshi buzi. Wenda we yaranabazi yabacunze bagiye, ariko nyine bambera abana beza, nta kibazo, nta kintu bantwaye. Ariko tuza gusanga ko yatwibye inkweto, ibintu byinshi byo mu nzu. Ubwo se ba nyir'urugo
baje basanga ibyo byabaye cyangwa baje batamusanga nyine baraje njyewe yasize yanditse urupapuro ambwira ndubahe ngo mbabwire ko ari umuntu wabo wababuze barusomye bayoberwa ibyo ari byabo ibi ninde ko tutamuzi hari ukuntu umuntu akwibiye atijye byinshi ntubimenye ukagenda ubura ikintu kimwe ukaza gusobanukirwa ko bakwibye ubwo nyine baza kumenya ko ari uwo muntu wabyibye nyine bari abana beza nta kibazo bagize cyane ubwo nza kuhava nyine ntashye ngeze mu cyaro nanone numva ubuzima bwabo buranze ndongera nshaka akazi nibwo najyaga kuri uwo mumama wambereye mubi uwo mama we rero yaje kunyirukana ari nijoro aranyirukana kandi sinzi iyo ndi bwerekeze hari nijoro nta n'amafaranga nari mfite yarampaye 1000 ngo se wari wakoze iki kugira ngo ntacyo pe ahubwo yari umuntu w'umugome yari umugome cyane ku buryo utari kugera mu gikoni umuhungu watekaga yarategaga agatereka nk'ariya uwo mama akaba ari uza kwarurira abantu ubwo rero ngiye kubona nka saa moya arambwira ngo ningende ngo akazi ntabwo ngashoboye ubwo wari wamaze igihe kingana iki icyumweru ama 1000 yerwa amahirwe kuko ari umumama twe tuziranye aho nakoraga bwa mbere ko umuntu aba aziranye n'umuturanyi njyayo nyine arancumbikira mama rero nk'icyumweru ariko nshakira akandi kazi ko ari ubuzima butoroshye nawe niba yari afite akazi sinzi icyo yakora kuko nabonaga agenda nkabona aza nijoro tugatungwa n'ubugari na voka ubugari bwe yabaga bufite hari n'igiti cya voka gihubuka agatara akaba ari ibyamo cyumweru cyose rero nabona cyane imbabura ubugari na voka ariko biraryoha biraryoha ariko kubirya se byonyine buri munsi bwo nyine ni ubuzima umuntu aba ari kunyuramo ariko nyine nza kuhava nyine aza kumbonera akazi ahandi hantu ibirebere naho nza kuhava bitewe n'uko nabonaga umugabo wawe atari mwiza ubwo atari mwiza gute yari umugabo w'umushurashyi yaraguterese kandi nyine natinyaga abagabo kubi noneho nkabona aranyihamagarishwa ukuntu agashaka kunkoraho ese tukira kuki wambwiye ngo watinyaga abahungu urongera uravuze ngo watinyaga abagabo impamvu urayizi se impamvu njyewe narebaga ubuzima ndimo ndi imfubyi nanjye ubwanjye narinaniwe ndi umwana noneho ubwo se nkibaza kandi bambwiraga ko umuntu uvuganye n'umuhungu amutera inda byanze bikunze ubwo njyewe rero ninde wari warabikubwiye se nabibwiwe n'abantu nareba n'abatwise nkabona n'ababyaye ugahita ugira ubwoba nkagira ubwoba avuga se wenda nyitwise nayerekeza ku buryo nahise mpava kubera ko kuntu ndoza ashaka kunyisanzuraho cyane akaza yambaye ubusa indiri nk'ariya yayiraritse anyihamagarishwa ndavuga ati ndavuye kandi wowe wigutiye ubwoba ubwo rero urumva iyo myaka yose ngenda kandi iyo uba mu mujyi akenshi uhita uvumbumuka ugakura ndataha mara undi mwaka ndi gusoroma icyo cyayi nkorera amafaranga iwacu nza gukundana noneho n'umusore wewe nabonaga atazansiga byanze ko mbere nari namukunze turakundana tumara igihe dukundana mbona we nta kibazo kamaze nk'umwaka dukundana ubwo ninjiye mu buzima bw'urugo ubwo bwa kera hagiye gutinyuka abagabo nanjye mbagize sheri nyine yarankundaga tugere nabonaga nkunda ko umuntu ari mugari sinzi ukuntu umuntu ajya ahinduka nabonaga nkunda pe turakundana akageza iwacu wibaza ko uwo musore yacuruzaga ariko yari yampaye urufunguzo rwa butike ye kugira ngo nisanga adahari
ntayari inyuma y'urugi, nta telefone nagiraga. Yego. We yari ayifite ariko njye ntayo mfite. Ubwo iyo myaka yose nta telefone wari warigeze utunga? Yari ntaranayibona. Oya, yari ntarayibona. Hanyuma rero anyizera gutyo bituma nanjye mukunda, turakundana nyine. Tuza kubana. Turabana, tubyarana umwana umwe. Ubwo ni muwe mwaka wabanye n'umugabo muwe mwaka? Kabanye 2003. Muri 2003. Kuko 2004 niho nari mbyaye umwana wa mbere. Turabana mbona nta kibazo, ariko ikibazo kiza kuvuka kuri mabukwe. Ko mabukwe yari umwana umwe, uwo muhungu yarubatse urugo mu rundi. Turabana ariko mabukwe nyine ibibazo. Akajya antoteza, akanuka ibintu byinshi. Naba ntetse akaza agahagarara hejuru, agatera amabuye hejuru y'inzu. Byari intambara ubundi, abantu bacu barabizi. Mupfa iki se? Ntacyo, nta kibazo, nta kintu twapfaga. Ariko yanywaga inzoga nyinshi akanasinda. Akenshi yabaga yanasinze, ariko niyo yabaga atasinze nabonaga atankunda pe. We ntiyagukundaga? Oya. Ariko njye uwo mugabo nta kibazo dufitanye, tubanye neza. Uriya mabukwe nyine umugabo agukunda nta kintu, nta nubwo byambabazaga cyane, kuko navugaga uwo ndeba ni umugabo. Hanyuma rero tugumye kubana gutyo, ari intambara buri munsi, ari ibibazo. Yaza yasanga nk'agacupa nk'aho ku muryango we, kakankubita ngo ni amarozi namuteze. Umwana yaba yafashe nk'akantu, utu tuntu abana bakinisha, akaza avuga ati ubu ni uburozi mwanteze. Ibintu nk'ibyo nyine bipfuye. Ariko ndihangana nyine mbana nawe, turabana. Ikintu cyaje kubaho rero, umugabo we yaje kumbera undi bundi, nawe aza guhinduka. Wa mugabo mwakundanye nawe? Twakundanye bikomeye ku buryo Kariseze yari bizi. Aza guhinduka, umugabo atangira kwiga kuvuga nabi. Umunsi umwe nagiye kumwaka amafaranga yo guhaha, musanga aho twakoreraga. Ndibuka icyo gihe yarampaye 500 njye guhaha. Ndabona ati amafaranga nta kintu ari buhahe pe. Yankubise urushyi. Uzi ko urushyi rugukubita hasi ari rumwe, ukitura hasi. Ankubita urushyi, nisanze ndi hasi, ariko nyine ndataha. Ubwo wari umusanze? Ari umusanze hehe? Mu kabari? Ni santere twakoreragamo. Ubwo ndataha, ariko mpita nzenga utwanjye, mpita ngenda. Iyo santere mwakoreragamo niho yacururizaga? Niho twacururiza ahantu bita Imata. Yego. Muri Nyaruguru. Abazana iki kiganiro barahazi. Hanyuma rero ndataha, mpita n'uburakare, mpita mfata ibyanjye, mpita ngenda. Ariko nibagirwa ko ntaho mfite ho kujya. Namaze icyumweru iwacu, umugabo yaranyihoreye ntiyaza kunyura. Byarandetse pe. Ndavuga ati reka ngende, nshobora gusanga yazanye undi. Ndicyura ntabwo yigeze aza kugukira? Oya. Waramukundaga koko? Ntabwo yigeze aza. Waramukundaga? Namukundaga. Hanyuma rero ubwo ndongera nyine turasubira turabana neza. Ibyo birarangira. Icyo gihe yakubwiye ko byatewe n'iki kugira ngo agukubite? Kuko mwasa amafaranga gusa. Nta kintu yavuze ati nabitewe n'iki? Yagusabye imbabazi se? Utaha ugeze mu rugo yagusaba. Byarangiriye aho? Byarangiriye aho. Byarangiriye aho ngo hari abantu batajya basaba imbabazi, aba yumva ko niba ari umugabo agomba gukora ibyo ashaka, kandi ntacyo wamukoraho. Ariko nyine ndihangana, njye mu bintu bibaho ngerageza gusaba Imana yo kwihangana. Ndavuga ati reka nihangane, ubwo nyine wenda ntibizongera. Turagumye turabana,
tubana ariko mbona agenda ahinduka. Njyewe urumva nakoraga ibyo mu rugo ngahinga nkorora amatungo agacuruza, noneho amafaranga yagwira nkumva ngo yaguze nk'ishyamba ahantu runaka ntabizi. Yari wa mugabo mutakwicara ngo muganire, ntumenye ikimubabaje, ntumenye icyo atekereza. Ari wa muntu ufunze umutwe ku buryo ushobora no gukosa ntumenye ngo nakosheje cyangwa se nakoze neza. Ntuba uri kumenya ikintu kimunejeje, ntashake kuba yakubwira ikintu na kimwe. Kumva ngo umuntu ngo yaguze ahantu utabizi kandi uri umugore we, nyine nkabyoge niriraga ikintu cyatuma arakara kuko nabonaga arakara nabi, nkamwihorera. Ajya kubona nkabona nk'inka iraje ngo niyaguze ntabizi, nkorora yabyara nkumva ngo barayijyanye ntabizi, ntazi ukuntu igiye. Gutyo nyine tubana gutyo, agenda ahinduka undi muntu noneho ukabije. Kwa guceceka habyaramo ibindi byinshi. Noneho umwana mukuru agize imyaka 5 nza gutwita indi ndabyara, mwita inda ya 2. Noneho yiga gusasa ubundi buriri. Kandi turi kubaka ahantu, turi kongeraho indi nzu, twongeraho ikindi cyumba. Kimaze kuzura nibwo yafashe iki cyumba gishyashya kijyamo. Njyewe nyoberwa ibibaye. Buriya rero utagira ababyeyi ntumenya n'uwo wagisha inama. Ngira ngo niko zubakwa ndatuzi. Ntiwagira n'umuntu uganirira ibyawe? Nabibwiye. Abo se babivuga gute? Hanyuma rero amezi 2 arashira 3 kandi hanze aseka nyishimira mu bantu, kabona nta kibazo gihari. Ariko yagira mu rugo kagira ngo n'undi muntu uje, kaza yafunze isura yanduranya atongana ngo ibi n'ibi byapfuye gutya. Kwezi kurashira, birarashira. Ubwo yagiye mu icyo cyumba cyiwe, haciye nk'amezi 2 mfata umwana wanjye uwo mwana nari nkurikije, ndamubwira ati tugiye kurara hariya ku buriri bwa papa wawe. Ibi ntabyo numvaga nyine nshaka guca ubwo buriri bwa kabiri, ariko yaraje asanze tuharyamye, yari ahadutsenze. Ndavuga se nyine ubwo urumva narabitekereje wese wabona wenda nyine atagishaka ku muntu umwegera. Ndongera nisubira muri icyo cyumba. Reka nkubaze gatoya, icyo gihe ajya gufata uburiri waramugaburiraga akarya, wateguraga ameza akarya, cyangwa byasaga naho mutabana? Yaragiye akarya agahita ajya mu akarya, ariko nta biganiro nyine. N'ubundi ntabyo nari muziho. Ibiganiro yabigiriraga ahakorera mu isatere n'abandi bantu. Ubundi yari umuntu wagumye mu kigare cy'urusoresore kandi yari amaze gushaka. Kandi buriya iyo washatse hari ibintu utandukana nabyo. Wowe ukanashaka gukomeza yibera nk'umusore. We ntiyashakaga kuba umugabo? N'abagabo nari ntabona aganira n'abagabo, yagumye mu rusoresore. Ariko inshingano zo mu rugo zindi akazikora, uretse wenda ukuburira, ariko izindi akazikora. Yahahaga, ariko nyine yari bya bindi byanica n'ikizi, ariko nari nzi gukora njye nkashakisha no ku ruhande. Urumva umuntu yaguha 500 ngo uzagure umuceri ugure n'imboga cyangwa n'iki 1000 ngo bizavemo. Ahubwo nakoreshaga ubundi buryo nyine nkongeraho. Bibaho gutyo. Mwari mufite butike, kuki atagenda ngo ukore muri butike? Ahubwo ikigusetsa nayigiyemo tutarabana. Ahubwo icyo gihe nyine yari asigaye adashaka ko najyamo, nta nubwo amafaranga yene kumenya ngo ari hehe. Niyo yabaga yashyize nk'ahari hasi yabaze uburyo bukoramo n'ijana ari bo bimenye. Ni ukuvuga ngo wowe mufite butike ariko ukajya guhaha ahandi?
hari igihe yabaga ari ibyo adafite nabihaga ahandi, yaba bifite agapima ku munzani bakampereza. Ariko nyine ubwo buzima mbubamo, icyo gihe nyine amaze kutwirukana mu buriri bitangira gukomera, noneho mbona yabaye undi muntu, ndabyara mba muri icyo cyumba n'aba muke, nzibagirwa ngiye kubyara iyo nda ya kabiri, inda yamfashe ari nijoro, urumva yaraje ahita ajya mu buriri bwe, kandi ndi kumva ibise ari byinshi, noneho njya kumubyusa ngo amerekeze, abanza kunyiyama. kandi azi ko igihe cyageze cyo nari kubyara. nagiye kubyara, hanyuma rero ngeze kwa muganga mbura ibise ndongera ndagaruka. Yari abizi ko uri muri icyo gihe cyo kubyara. Namukangura ati ngwino umerekeze, ubwo urumva yaje ahita ajya mu buriri, abanza kumbwira nabi, ugeze warabyuka nyine aramerekeza, ariko uko ngenda mu nzira urumva nagiye n'amaguru, twagiye n'amaguru hari nijoro, igise cyamfata nasa nk'uwicara akantuka, ariko ibyo uba uri kwigira ni ibiki? Nta mpuhwe yari agufitiye mbese. Nta mpuhwe na nkeya, buri muntu yamaze kukwanga nta kintu wakora. Ubwo se ahubwo hagati muri iyo periyode yo gutwita mwajyanaga kwa muganga akabyemera, kumwe bapima inda, si rimwe se twajyanye, ni rimwe kumwe bagutuma umugabo, ibindi urikoca nyine, ibindi urijyana, ibindi ukabyimenyera. No kubyara ntabwo yigeze usanga no kwa muganga. Narahageze icyo gihe mbyara ni mu gitondo, bamubwira ko nabyaye, aravuga ati oke nta kibazo, Linda ntaho atarahagera. Urabyara arabizi, niwe waguherekeje ubyaye. Yarahageze akingihangeze yahise ahansiga, kuko urumva ivuriro riri hafi yo mu rugo aho mvuka. Bakuru banjye ubwo wese mukuru wanjye yahise aza angumaho, wowe nyine arataha. Ubwo nyine narinze ntaho ataragaruka. Ubwo wumvaga bimeze gute muri icyo gihe? Reka nkubwire, nimba ari ubucucu ibi ariko bimera nyine. Ahubwo iyo mbibonye abandi bagore babikorera wese ya bintu bikorwa gutya. Mbese nta n'inshuti wagiraga ngo zikubwire ngo bigenda gutya bigenda gutya? Reka inshuti z'ubwo wajya kwibwira hasi ngo umugabo wanjye ntiyamerekeje. Ariko ashobora kuba atamubonye, akavuga ati ko ataguherekeje, ko adahari, byagenze gutya. Mu cyaro rero umenya benshi bazi ko ariko biba bimeze, kereka abantu babakira ahari, cyangwa abagabo nyine bakunda abana. Umugabo wanjye ntabwo akunda abana. Mbese no kubyara yumvaga nta kintu bimubwiye? None se kuko ubwo naheze mbona dutandukana n'abana, kumwe umupapa atahana nk'akabombo, akabiswi kakazanira umwana, ko nabyo namubonanye. Ntabyo muzi. Ubwo niko ateye. Rero ariko ateye ntabwo mbizi, ariko nyine ibintu by'abana ubona atari ibintu bye. Hanyuma rero uvuye kubyara, uvuye kwa muganga? Uvuye kwa muganga, ndatashye, ndabaho nyine, akagiye nyohereza utwo guteka, nkiyasiriza inkwi, mfite itako ubu ngubu ryacomotse, ko ari ukuntu njya numva rigira rikambaza, kubera nagiye kwasa urukwi kumwe utamika imarabiti igiye kuzamura, numva itako nyine riravunitse uko n'ubu njya mbyumva. Ndi ku kiriri nyine yabyukaga yigendera, kandi nta nkwi mfite zo guteka icyo gikoma, haba hari igiti nyine nka cyasi, mbaho gutyo. Hanyuma igihe kigeze cyo gusohora umwana, kumwe batumira abana nyine bakabaha ibiryo, bakita umwana izina. Dutumira abantu, nari mfite umugore w'amarume wankundaga, twe duturanye, aramfasha nyine aduha ibyo guteka nyine, araza nyine muri uwo mugoroba wo gusohora umwana, ibyo gusa. Abantu bazi ko tubana,
nta muntu wari ubizi icyo gihe cyose. Urumva umuntu asohoye umwana kandi aba mu cyumba cye, kandi abanyarwanda bavuga ko binazira ubundi, umuco nyarwanda kiranazira. ariko twebwe Yesu yadukuye muri ibyo, ntacyo nabaye kandi n'umwana wanjye ni muzima nta kibazo Icyo gihe wari uri kumwe n'Imana Imana yanjye ntabwo ijya insiga. Ubwo rero aramusora nyine biba gutyo, birarangira amwita n'izina. arimwita. Ubwo ngubwo rero umugabo ukagenda yihinduka, nkategereza azagaruka. Urumva umuntu ubundi ni nk'aho muba mutabana pe, kuko umuntu mutabana umwe aba ukwe n'undi ukwe, ni nk'abapangayi, ubwo umwe aba apanze ukwe, ari uguhurira ku isahane gusa. Hafi buri urugo ruba rwasenyutse, ntabwo muba mubana. ntabwo muba mubana. Mbese nta nubwo yajyaga agerageza kukuganiriza ngo akubwire, nta mpamvu yambwiye, cyangwa nanakubwira nabi, akubwira impamvu akubwiye nabi umenye uti wenda ni amakosa yanjye. reka da, nicyo kibi buriya rero. buriya umuntu utakubwira ikosa aba ari mubi cyane, kuko numenya ngo wakosheje gute. buriya umuntu ugucyaha aba ari umwana mwiza, umenya nuko wikosora. ariko we ntabwo ari kukubwira, na n'ubu ntabwo yakubwira ngo byagenze gute. oya, tubaho gutyo nyine. umwana agize amezi 6, kumwe umwana umuryamisha atangiye gusa nk'uwiyegura, noneho birakara, nkabona aratwara ikintu ubwo Yesu bwa buri noneho abwimurira aho twakoreraga, ajya kubayo, arigendera noneho arerura, ava mu rugo. Jewe nkagira ngo ni ukubera akazi wenda gutaha, ariko se nkibaza imyaka tumaranye n'undi akora ataha, ntabwo hari kure. noneho aragenda arasasura ubwo buriri bwe, arabujyana kujya gusasayo. noneho bisa nkaho birangiye pe, birancanga. natumwe namwakaga nkajya kutumwaka nikandagira, mvuga ati none ndabiteka ntari bubijyeho, nyine biba biteye isoni. ariko bukeye akajya aza agatwara igikoresho, agafata isafuriya, agafata buri gikoresho. ariko se iyo wagenda ukamusaba ibyo guteka yarabiguhaga? ni dukeya, ntabwo twari duhagije pe. nakubwiye ntabwo washobora kurenza 1000. 1000 ufite abana, 1000 wagikoze. ubwo nahise ntangira kujya gusoroma icyayi kandi acuruza. abantu nyine bo mu cyaro baranyataka, umugore wa runaka yagiye mu cyayi. mu cyaro rero buratugira abantu bazi gushyushya inkuru, ariko ngira ngo mbere n'abamama bajye bavuga make, kuko ntabwo baba bazi impamvu y'ibyo bintu. ubu se wakwemera kujya kunyagirwa n'imvura, umugabo ari muri butike wishimye? ntabwo uba wishimye. ariko nyine abandi abo hanze ntabwo baba bazi impamvu. nicyo gituma tuba dukora n'ibi, kugira ngo n'umwe ufite uko agutekereza asobanukirwe. ntabwo ari uko umuntu bimugeraho abishaka, nta muntu wifuza gusenya mu by'ukuri. ariko nyine abantu babifata uko babyumva. ubwo mw'icyo gihe batangiye kuvuga ngo nirukanye umugabo. ubwo niko bavugaga aho mwari mutuye? niko bakanabivuga mbumva. nkanabanyuraho ngo uriya mugore ngo ni shitani. ubaza umugore wasaba umugabo mu nzu, nta kibazo ko ntazi n'ukuntu yagiye. gahinda nkumva karanyishe. ariko nyine ndihangana, baravuga, umuntu wese akafataho ijambo, agucira urubanza. ubwo se barakorerwa ukuntu babasha kwirukana umugabo? abantu buriya uri mu kigeragezo, iyo uri mu ishuri ryawe, satani ashyiramo no kwenyegeza kugira ngo noneho urusheho gukomereka. cya gikomere wabanaga nacyo cyiyongere. wese abonye wagiye gusoroma icyayi, gukorera amafaranga yo gusoroma icyayi, we yabyakiriye ate? se abantu baramubaza akababwira ngo iki?
nta kintu yavugaga, yaravuga ngo ntibamwihorere gusa. Mfite na mubyara wanjye yagiye kumuganiriza akamugira inama akavuga ati ibyo bintu uri gukora ni ukuri uzicuza, ariko ntabyumve akavuga ngo ubwo nuko ari mubyara wawe niyo mpamvu ngo uri kumuvugira. Habe yamubwira ikintu yaba anshinze. Nta miryango yigeze yegeranya ngo ababwire ati umugore yananiye gutya, oya, yabikoze ku buryo bwe nyine. Hanyuma rero bigezeho nyine mbona birakomeye, arangije aragenda nyine biragaragara, bigaragarira amaso y'abantu ko yagiye rero. Ntiyajyaga asagaruka no mu rugo kureba abana cyangwa ngo abakumbure? Reka nakubwiye ngo ntakunda abana n'ubuzima bwe. Nese ko batajya bakumbura. Reka ntabwo ntakunda abana na nyine ariko yaremye. Ahubwo nkibaza icyatumye abyara nicyo kijya kindi cyane. Ese ubundi hagati aho uriya mugabo mwari mwarasezeranye? Oya, ntabwo twasezeranye. Ubwo buzima si ubwo nari gusezerana nkakora ubukwe we. Wenda wasanga yari kubugukorera cyangwa? Nawe nta byari bimurimo. Nawe nta byari bimurimo, ubonaga atanabikunda. Ni ukuvuga ngo no gutandukana kwanyu ntabwo wari kugenda ngo uvuge ngo bimeze gutya, ariko iyo abantu babyaranye uba ufite uburenganzira. Uba ufite uburenganzira bw'abana. Mbese utagenda nyine ngo umubwire uti mbayeho nabi cyangwa ngo nkajya kurega wegere n'ubuyobozi. Aya ntaho nagiye kuko njye nabonaga ko bwari ishuri ryanjye. Nose ubone kuvuga ngo iki? Ariko uvuga ko umugabo yagutanye abana, yataye urugo. Uriya rero umuntu iyo yakwanze ushatse waceceka. Mbwire n'abagore birirwa bahanganye n'abagabo ntibatuzi, basenge kuko Imana ihindura ubuzima utiriwe uburana. Baceceke ntibajye none se ushobora kumurega n'ubundi ntabigwe. Ariko wabikoze. Yewe reka nkubwire, ushobora guta umwanya wawe nk'aho wagiye no gucisha ukirirwa umwirukaho, nta kintu bitanga. Mwese ntabwo yigeze kuza agasinya ko azajya amfasha, yigeze ama n'ijana. Ubwo byaje kugera igihe noneho uramurega? Oya, ntabwo namureze, ahubwo urumva akimara abasi turahagera. Ntacyo komereza aho wari ugeze ubwo. Urumva akigera aho ngaho muri iyo satere, urumva nyine noneho byose birangirana kandi hari karimo nyine wabonaga ndi nka shitani imbere y'ubundi. Kuno namubonaga byanyabyo bimwe bikabije. Hanyuma rero mbona noneho kujya nongera kujya kumusaba ngo mpiki ngezeho ndabyihorera. Uramureka? Ndamureka kuko nureranaga yampa n'ubundi ari nkaho nta nayo. Amafaranga se wakoreraga mu gusoroma icyayi yaragutunze, yaragufashaga kurera abana, byari bimeze bite? Nyine ni kumwe umuntu agira ngo adapfa. Wakoreraga nkangahe ku munsi? Ese gusoroma icyayi wetse umwana ugira ngo biba byoroshye? Niyo waba uzi gusoroma ntabwo bikunda ko umwana aba anarira, ujya kose umwana yabaga ari nk'igihumbi, 800, cyangwa ntawe nasoromye icyayi nkahingira umuntu. Kandi twahingiraga icyo gihe umubyizi wari 800. Nkazo nyine byakwanga nkagura ifi y'igikoma tukanywa igikoma. Ariko nyine ubuzima burakomeza. Igabura ntabwo wapfa Imana itashenye. Ntabwo inzara yapfa kukwica ngo uhwane. Oya, kereka hari igihe wenda utabasha no gusohoka, kuko buriya wagenda n'umushogoro ukawusoroma ukawuteka kandi iminsi ikicuma. Ubwo ngubwo ariko kugira ngo ndeke kujya kumwaka ibyo kurya, yaramaze gushaka kujya imbere ya mukeba, rero ukajya gusaba mukeba nawe byumve. Ubwo yarimutse ajya hariya yakoreraga aranashaka undi mugabo. Yarimutse urumva wenda byari no muri gahunda, akaba ariyo mpamvu yitwaraga gutyo. Buriya n'ubundi yagiye abizi, yabifite muri we, kuko icyo gihe barabimbwiraga ati ni inshuti na runaka
noneho njye ntabwo napfaga kwemera ibintu byose mbonye. Ubwo rero mbonye yuko ashobora kuba afite iyo gahunda, nanjye kujya kugira icyo mwaka ndabigabanya. ko yari amaze no kwibonera undi wa mugani wari kujya kubaza iki. Ngabanya kujya urumva akimara gushakaho ntabwo nasubiyeyo pe, ntaho nagiye. Naravuze nti umukeba atazama n'ibitaribwa, ariko nta nubwo byakunda ni ukuri, reka nacitse amaboko. Buriya igihe cyose uzihesha agaciro, perezida niwe wavuze ngo nutiha agaciro ntawe uzakaguha. Mu bukene bwawe wihagarareho, wumve ko nawe hari ikintu wakwimarira utagitegereje ku muntu. Urumva yageze iyo ngiyo akururana n'uwo mugore, barambwira ati uyu mugabo ni inshuti na runaka, ntanga kubyemera kuko ukuntu nari muzi nubwo yari ameze gutya ntabwo nari muziho n'ubusambanyi. Nari nzi ko ibyo bintu atabikora, ariko umunsi umwe ngiyeyo nyine nsanga, ubwo muri cya gihe nari nkimwaka ibyo kurya, nsanga bajyamye n'uwo mukobwa aho twakoreraga muri iyo butike. Baryamye mbese bari batafunze binjiye. Urumva inzu yari inzu ifite akumba inyuma, nk'ahari ubonye nkorera inyuma harimo akumba. Noneho aho hari umuntu, aho harimo ibintu yari yashyizemo agahungu ari kabyara kanjye kari kumucururiza. Ntamubaza atese ari hehe kuko urumva nari ngiye kwaka ibyo guteka, mbona babimpaye vuba ngo taha nyine ngo ntaho uhari. Ariko umutima uranjya numva kuvuga ngo ngende, bari kunshushubikanya kubera iki, habaye iki. Ariko uwo mukobwa nkabona ari kuza akayinyurishwa, akibarishwa ikintu, acungana nuko ndi busohoke. Nsohotse gatoya aba arinjiye, ariko yinjira ntamubona. Mubyara wanjye wundi wari uhari nawe ndamubaza se ko runaka namubuze abo wabonye. Avuga ati abagore mugira amahane, ubwonko bwe yahari wasara. Aravuga ati ntabwo ndi busare, urabizi ko njyewe ibintu byo kwihangana ari ibintu byanjye. Arambwira ati ari kumwe na Delphine amuhariya mu nzu, mu cyumba nyine, muri icyo cyumba. Ariko baba bakinze, ariko nta rido bashyizeho. Yari inzugi nk'iz'ibiti, urabizi ko harimo utwenge hagati. Ndarunguruka, urahengeza. Ndahengeza, nsanga nyine bari mu byabo. Urabibona neza n'amaso yawe? Cyane rwose, barabizi ko namubonye, barabizi bose. N'uwo mukobwa nawe mubwiye yasohotse ko yasohotse nkihari. Nyine urumva nababonye birancanga, ndavuga ati mana kuko ibi ni ibiki bimbayeho. Ukibabona wowe nta no gusunika urugi cyangwa no kuvuga ati nababonye? Oya, ntabwo nasunitse, nanijya navuze ngo nababaye, ahubwo narasengesha isengesho bature ibintu nyine bizabakurikirana. Ubwo se wabonye imbaraga zigukura aho ngaho? Zarahankuye. Uri kubireba? Buriya Yesu atanga imbaraga. Biriya bintu iyo bikugezeho usenga ubasha kuyakira. Yesu niwo gukomeza, yamba nasenga sinzi ukuntu byari kugenda. Cyo nari maze gukizwa, mwumva nyine umuntu agomba kugeragezwa ariko akihangana, kuko n'abatubanjirije bagiye bihanganira ibibagerageza. Hanyuma rero ntegereza ko umukobwa aza gusohoka, haba hari nka saa 12. Waragiye wicara muri butike urabatekereza? Oya, nagiye ruguru y'umuhanda wambitegera neza ku zindi butike ziri ruguru. Ureba uko basohoka? Nze kureba igihe cyangwa nimba ari bugume yashatse wenda atari butahe kugira ntazasubirayo. Ntabwo wari ugambiriye kureba uko basohoka bameze? Wari ugambiriye kumenya niba yaramushatse nk'umugore ari butahe. Haciye isaha nyine mbona arasohotse, ubwo bari bumaze kwira atabona,
nanjye mugenda inyuma ndababwira ati tesite ni byiza urabiyereka ubwo we ntabwo yabyumvise ko nari mpari ariko umukobwa urumva yasohotse ataha inzira yacagamo nanjye niyo nanyuragamo turagumye turagendana musohoza ndababwira ese kutashye umuntu warongoye ngira ngo agume iyo yarongorewe arambwira ngo njyewe ariko ye nubwo nyine ababyeyi bazi ko umukobwa avuye ku kazi batashye uwo mukobwa yari afite akazi yari umugore rega anabyaye kabiri ariko abyariye iwabo yari umutayeri muri iyo santere urumva barirwanaga nyine mbona nta kintu yarengejeho yahise yiruka nyine ndusha intambwe yari impetse umwana we nta kintu yari afite ariruka ndabura yagize n'ubwoba nyine yagize ubwoba we azi ko nta muntu ntamubonye wenda bari basanzwe babibamo ariko njyewe nibwo bwa mbere nari mbibonye umugabo rero asohotse arambwira ati umugore wawe yakubonye wowe se tukiri aho wowe ukibona uriya mukobwa wumvise wakora iki nta mujinya wagize ngo uvuge ati ndamukubita cyangwa ni ukuri ntabwo nzi niba icyo gihe nari nuzuye niba ari iki nta bugome nta n'umujinya nagize wibaze ko urumva byahise bimenyekana n'umugabo avuga ko namubonye noneho babishyira ahabona umugabo nyine aza kunshaka aho nari mpagaze ngo ankubite ariko asanga nyine nagiye nakurikiye uwo mugore we arambura aza kuzaza aho yantaye aza abwira abaturanyi ngo naje kumusebya ngo yamfashe ngo naramusebeje ngo yari gusambana kandi ni ibintu narebye nk'uko ndi kureba ino kamera warabyiboneye n'amaso nawe urumva ibyo rero ntabwo wajya kubihimba utabibonye nyine urumva ni nko kubura icyo umuntu avuga ahita nyine noneho barerura batangira kujya kugura ibyo bazakoresha babana bakumva ngo bari Butare bagiye kugura amamatera abantu bari Butare bakabimbwira twamubonye bari kumwe haciye iminsi nyine bahita babanaho muri iyo nzu twakoreragamo nayo yari iyanyu cyangwa niho twakodeshaga ni santere twakodeshagamo ariko numva ko birangiye ngiye kwimenya ku giti cyanjye nazongera no kumurebaho birarangiye umugore rero twabanaga mu ishyirahamwe ari amashyirahamwe yo mu cyaro aho butanga amafaranga tugahura ari umugeni nyine twicarana ariko ntandebe ntabwo yageze akora ikosa rindeba wose waramurebaga njye naramurebaga ngo ndebe ko ntandeba nkabona afite ubwoba uri icyaha n'ikibi ntabwo yandebaga hanyuma nyine tukabana gutyo ngira numva nyine ni ibisanzwe ariko agahinda kakanyica ko inzara iri kunyicira abana kandi bo bari kurya ntabanyuraho ngiye gusenga muri iyo santere nkajya mbacaho mvuye gusoroma icyayi nanyagiwe uzi kugira ngo urebe ahantu mu bintu byawe wicaragamo ubijya uko byumva hicayemo undi muntu umwana ari kurira ashaka irindazi kandi ubona indabo ziteretse urumva icyo kigeragezo gikomere ni ikigeragezo gikomeye ariko nyine nkavuga ati ubwo niko Imana yabigennye bana nabyo bigezeho nyine hajya no kumureba icyo gihe byarancanze nsaba akazi mu ruganda aka kazi kari kagoye nkabyuka saa 10 ngenda kandi utwana twari dutaye mu nzu n'ibyo nahashye ntibabigenyerirwa mu ruganda nkaza nimugoroba ngasanga inzara yabishe nkamunyuraho uwo mugore aho ari muri butike nkamuha amafaranga nangire mu ishyirahamwe akanga ariko nyine njyewe urumva nimba nari nuzuye ntabwo mbizi ariko ni imbaraga Imana iha umuntu ukamucaho umukeba wawe ngo ajye kugutangira nkayamushyira bwa mbere yari yajyanye ubwa kabiri niba yavuze ati umuntu ashobora kuba azandoga sinzi uko yabitekereje ariko njyewe naramutumaga kuko navuga nise byararangiye nta kintu nahindura ku byabaye ngize amahirwe twabana mu mahoro nkumva n'uwo mugabo nyine
abikoze akamfasha nanjye nkumva ni ibintu nta kintu byantwara. Ubwo nyine mu ruganda harananira bigezeho mbona abana bagiye kwicwa n'inzara kubera ko ngenda bakabura umuntu batekera n'ibihari n'ibyo nabonye. Inzara inyicira abana, inzara iraturya, inzara yarandiye ngeraho mpima ibiro 30 nk'iby'umwana neza ku buryo naje kuza i Kigali. Ntibigiye kuba birebire. ntabwo ari birebire bisanzwe. Hanyuma rero mba muri ubwo buzima ndashakisha ahantu hose ndahingira abantu, nahingiye abantu umurenge wacu hanya nta muntu ntahingiye. Umuntu ufite akazi wese nkamujya kumureba, nkagenda nkajya kubaka akazi. Hari umupapa witwa Papiyasi nifite yanjye yambere umupapa mwiza yandwanagaho muri icyo gihe. Yari ari kubaka ahantu inzu kandi hari mu mpeshyi rero cyane ntabwo gitoha, nta n'umuntu uri guhinga. Inzara iratujya we, inzara indira abana nkayanza ngasanga ako gato kari kurya ibyatsi kubera inzara. Ariko nyine uwo mupapa akajya yaba ari nko kuvomesha amazi yo kuhoma inzu akampa akazi, abandi akabirukana ariko akamfasha. yakugiriraga impuhwe. Nkazamuka ahantu nikoreye injerekani ngase n'iyindi kugira ngo nze kubona icyo guha abana. Mba muri ubwo buzima ndananuka ndapfa, banyita mukecuru, mpinduka umukecuru neza ku buryo abantu bose umuntu yababwiraga ati mukecuru. Nkumva ni ibintu byanjye nyine nakundi kandi nagera n'imyaka 30. Zakubona nyine ibintu bikomeye ndakora nkashakira nkaho nta kintu ngeraho. Imirima nahingaga rero mabukwe yari yarageze warayinyambura, nahinga akabirandura. Amaze kubona umugabo ntaye nawe yakizeho imbaraga. N'imirima yanjye nahingaga ashaka kuyitwara, nagira icyo nteramo akarandura. Urumva abantu bose baranangatanze mbura yo kureba. Noneho birasa naho uwo nyoko bukwe yari afite uruhare mu kugutandukanya n'umugabo. Reka ntabwo ari we, ni umuzimu wari. Njye mbona ari abazimu. Abazimu hagurukiye ingo. Niyo bambwira abantu bige gusengera n'ingo kuko satani yanga ingo. Kuko bijya kuba ndibuka nsubiye inyuma gato, hari igihe nari ndyamye amaze kugenda, ngiye kumva numva ikintu kinjiye mu nzu gihinda nk'inkuba. Kuva uwo munsi umugabo yanjye ntiyongeye kuba umuntu. Ntingikise Ntabwo nkizi kandi hari hakeye. ubyumvise uri kurota cyangwa ukanura? Ni kumwe haba hakeye saa 12. Usa nk'umufatanyije amaso ariko udasinziriye. Nshaka icyo kintu kinjiye mu ndu gihinda cyane ndakibura. Satani rero asenya ingo mu buryo bwinshi. Ari igihe aza nyine akagushyiraho icyangiro kuko urumva uwo mugayo niyangaraga ntabwo yari akinyumva, akagushyiraho ikiye ku buryo ushobora kubona akabona uri n'intare imbere ye, akabona uri ikintu kibi cyane. Niyo mpamvu mbwira abantu bige gusenga kuko Satani yanga ingo. Urumva yarwanyije urugo rwanjye kandi ashyirwa rurasenyuka. Bibaho rero abantu bajye banasenga Imana ijye ibashyigikira. Ubwo ngubwo rero arashaka nyine birarangira ndiyakira. Ubwo baza kugenda. Ubwo waje i Kigali rero warugeze aho waje i Kigali? Dukomeze nzi i Kigali